noneho yabaga yabuzeho pasiteri waza kumurika ni ukuvuga ngo kuri sarere ye niyo bakoragaho kugira ngo yuzuze ingenge. yaba nabwo yaba ituzuye akajya agenda amera nk'uri gukorera ubusa. ubwo ndangije umupasiteri ndavuga ati mwangwije niba nabikuye ku mutima nabwo nayagurije ari umuntu wayangurije yanzubize ndebe ko ndayarya. ariko nzi ko Imana iyo yarebye uko nakoze niba ari n'ubugoryi nagize ndabuzira. umupasiteri yarayanyimye arangije aragenda. uwo muri ADEPR? muri ADEPR muri 2014. urakoze cyane. noneho reka turebe Bibiliya ibivuga iki. Pawulo yandikira urwandiko rw'Abakorino ba kabiri igice cyaho cya 9 umurongo wa 7 yarababwiye ngo umuntu wese atange adahatwa. umuntu wese atanga adahatwa kandi atinuba kuko Imana ikunda utanga anezerewe. urakoze cyane. ayo 500 wari utanze wari uhaye paseri yakagombye kunyurwa n'ayabonye. urakoze cyane kubera ko wayatanganye umutima wawe ukunze. urakoze. bivuze iki rero? kubera ko we yarazi yuko ari 500 utanze atari bugere ku ntego paruwasi cyangwa regiyo yabaciye. wa mushahara wiwe ushobora kugabanuka. niyo mpamvu yakubwiye ngo ibyo wakoze ni ibiki uguhangare. nuko nyine twemeye kuba igitutsi ariko pe ni ukuri yenda mu bigaragara hari ibyo tuvuga tukabihishira ariko Uwiteka niwe Mana tu ntabwo Imana yacu ntizaceceka. none se Pastor Nzito uko wumvishe kiriya kiganiro wumvishe si ubutumwa bwiza nyabwo hari ikintu kivangiyemo? urakoze cyane. niyo kuvuga ngo gitifu nka ba mudugudu ntabwo ahembwa, mutekano ntabwo ahembwa, ndabyemera, ariko mutekano na mudugudu bakoze imirimo iruta iyo pasiteri akagombye gukora. umva ikintu cyo nakubwiraho wenda tucyumvikaneho. bwiriza ubutumwa bwiza bugaragare kuko nawe uri kubwiriza ubutumwa burimo amarangamutima. amarangamutima arimo. nyereka amarangamutima. uri kuvanga ibintu. nyereka amarangamutima. bwira umuntu uko ari gukora ibidakwiriye no gupfa azapfa, sibyo? noneho amarangamutima arimo. reka gufata ubuyobozi bwa leta ubuvanganye n'ubw'Uwiteka, ahubwo bwira abantu ko babaye abajura. noneho ureke kuvangavanga ibi bintu. impamvu we amarangamutima arimo ni ayahe? uri gukurikiza ibyasohotse muri minisiteri cyangwa y'igihugu ukajya kubisanisha. ahubwo wewe reka gusanisha abantu, babwire ngo abantu batanga uko bashobojwe cyangwa se kuko abantu baguye amada yabo, ariko ndubasanisha na ba mudugudu n'iki. sinzi niba uri gushaka ubuyobozi bw'iyi si nawe kugira ngo nawe hari uzaje urabonamo sarere yabo. ariko noneho fata umwanya wo kuvuga ngo babwiriza ubutumwa utabasanishije n'ubuyobozi bw'iyi si. urakoze. dore impamvu mbasanga ahubwo kugira ngo ufate ubuyobozi bwa leta n'itorero ubisanishe wari ugamije iki? nicyo wakagombye kumbaza. intego yanjye nari mfite, pasiteri aragenda muri vigo ya miliyoni 80. pasiteri arahembwa 200,000. turimo turagendana. arahembwa 100,000. kandi pasiteri yakoze iminsi, tufate urugero nka paruwasi idafite amashuri, idafite kompasiyo, idafite amavuriro. turimo turagendana. pasiteri araza kuri paruwasi gukora iki? araza guhinga isambu ya paruwasi? ikindi cya kabiri, si iminsi bya 200,000 ari buhembwe cyangwa 100,000, si iminsi 8. ni uwa gatandatu araza mu masengesho kuyobora amasengesho. no ku cyumweru ajya ku ruhimbi. turimo turagendana. iminsi 8 yiwe ibirarangiye bamuhereza 100,000 bye cyangwa 200,000 byiwe. kandi nuza mudugudu we yatangiye ku wa mbere
njyewe nawe pasiteri Nzitonda niduhura kubera ko twegeranye turagirana amakimbirane, umuntu urahagera mbere ninde? Si mudugudu na mutekano baradukiranura, nibamara kudukiranura ibintu byacu birangiye, njyewe wewe Nzitonda, pasiteri Nzitonda ugende ujye gusengera mu rusengero rwawe, nanjye njya gusengera mu rusengero rwanjye, pasiteri abamboneye mu masengesho no ku cyumweru. Kandi umurimo munini, umurimo mugari wakozwe na ba mudugudu, kandi ba mudugudu nta gihembo bafite, kandi bakagombye kugira icyo bagenerwa na leta. Baba pasiteri bahabwa ya mishahara bagomba kuyigabanya, ahubwo bakagira n'icyo bagenera ba mudugudu, kuko babafashe babafasha umurimo. Izi saha ba mudugudu na mutekano bafasha abapasiteri umurimo. Umva se ndabizi kuri mushuti wanjye, bwira abantu bakora ibyiza, nibanga gukora ibyiza no bazarimbuka. Icyo gihe rero muri bya bindi n'ubundi muri bya bindi baba pasiteri yasitarere ya wa mupasiteri agomba amenye yuko nubwo ayikorera hari abandi bavunika kumurusha. Yewe yenda ukureba ndi mushya, njye nta marangamutima nashyizemo kuko njye imyaka 8 nakozemo ndabazi. Yumva ndi mushya, kandi nubwo ndi mushya iby'itorero ndabizi. Njye nari nzi ko umupasiteri yarakwiriye kwiryamira agatuza, agatanga ivanjiri yo ku cyumweru, agahereza abantu imirimo bazakora mu cyumweru. Ariko noneho hari ikintu cyitwa imvune, niba ari uko ndi guhanga njyewe bikaba ari bisa, ariko nongere ngubwire ngo mfite imiserero irenze. Gufata abantu baturutse impande n'impande ugasanga ntabwo biyumvanamo, kandi aba bantu bakeneye ijambo ry'Imana. Ukabona abantu, umuntu yivumburiye umurimo, ukabona uwo muntu kandi wenda kuko nk'ubu twebwe twize muri NCM, ibyo guhatisha abakristo ntibirimo, kandi n'ibyo guhagarika nabyo no guca abantu nabwo ntibirimo. Usibye kubigisha bakumva ubutumwa bwiza, yaba ari uwo gupfa akazapfa, yaba ari uwo kwihana akihana. Ariko ngo ubwize ukuri ngo ikiyobozi cy'ibipasiteri kirimo imvune. Ari hano rwose. Ahubwo utumye, kuko nabyumvise igice kimwe, utumije nenda kuza nakwinjiramo neza. Nyine kinjiremo wumve uko nabivuze. Ntago njye nagamije, ntago ndi ku marangamutima ya leta, ntago ndi ku marangamutima y'inuza y'itoro, njye ndi ku marangamutima y'abakristo bakoreshwa ibintu by'agahato, kugira ngo pasiteri agire gute abone buri urugero burabahagaritse umushahara w'umushumba. Nta mupasiteri ubupasiteri babugabanya. Nyine mu bigaragara baramutse bavuze ngo umushahara wa mushumba barawuhagaritse, yatangira no kuja kwiba. Urakoze cyane, kuko mu bigaragara hari abarimo bakora ndamo bafite umuhamagaro w'ibintu bakurikiye. Ariko noneho ufite umuhamagaro wahamagawe kubwiriza ubutumwa bwiza, iby'imishahara ndiyanabirebaho. Umva mu mwanya abakristo nyoboye mwanya kwigendera pe, yamwe no kumenya gutanga kimwe muri 10 bazi kugitanga. Usibye kwigisha bakabwirizwa n'umwuka wera. Urakoze. Ariko ngo ubwirize ukuri, uvuze ngo ugiye gukorera ibihembo, na n'ubu ngubu buno banaratashe nasubiye iwacu. Urumva? Yego. Ndi gukorera ibihembo imba naratashe, kuko icyambere ntibashobora kumbemba. Ariko uwo ndi gukorera azambemba. Urakoze cyane. Urumva we intego ufite niyo kugira ngo bakire ubutumwa bwiza, kuko ugiye gukurikiza ibihembo, kuko izi saha nimba umuntu ari buve muri regiyo ahawe bije y'500, kandi kuri paruwasi nta bantu bafite
b'abakozi ba leta bari buhembwe na n'ahantu bafite barajya gukura ayo mafaranga mu ntuza mu kigega ni ukuyakura mu bakristo bivuze ngo araza ateka umutwe kugira ngo ya mafaranga agire gutaboneka araza rero avuga ati kino gihande n'iki gihande n'iki gihande mugomba gutanga amafaranga ya buri kwezi igihande iki n'icya n'aya umukristo agomba gutanga ituro rya 500 cyangwa ry'igihumbi. Ibyo rero ni agahato, ntabwo ari ubutumwa bwiza, ntabwo abo ngabo ntabwo babitanganye umutima mwiza. Abo ni agahato n'ubujura burimo ahubwo kuko Uwiteka azabakubita ntabwo azumva ntibazanarokoka ndetse. Abo rero niba turi kubwira impamvu babivuze rero avuze ngo mutanga ya naya ni ukugira ngo wa mushahara wiwe ugire gute uboneke kuko natabikora gutyo nadashaka indi mitwe ari bukoreshe ntabwo azabona wa mushahara wiwe. Ubundi ikintu kiriho yari akwiriye kubwiriza ubutumwa bwiza yarangiza agahindurwa n'ijambo ry'Imana. Nitwize imyitozo 10 y'umukristo muzima. Umukristo muzima akwiriye gutanga. Urakoze cyane. Akwiriye gutanga. Mu gutanga rero kwiwe ntabwo akwiriye gutanga harimo agahato. Oya. Ukimara kumenya za ngingo rero 10 ugomba wewe nta n'umuntu ukubwiriza. Urugero nk'umwisenyo barazifunze. Sibyo? Musengera bafunze ariko wa muntu ufite umutima wo gutanga we ntabwo icya 10 kiyo n'amaturo yagabanutse. Yakomeze kubitanga kuko ari umwuka umubwiriza. None wewe ngo icyiciro iki ni gitanga ya nayo iki gitanga ni ikibina se cya buri kwezi nababigize business ntabwo dukeneye izo business mu murimo w'Imana rero. Nimba gitifu mudugudu adahembwa na mutekano adahembwa bakora umurimo uruta wo pastor ahembwa bakagombye kumenya yuko nabo bagomba gukorera abakristo bakabatwara nk'uko ari abakristo bahawe. Ntabwo abakristo ari uturima tw'igikoni abapasiteri basoromaho. Ntabwo ari two ngenda kataje ndabivuna n'ubu ndandaze nongere nsubireho. Yewe urwandiko rw'Abaroma ku bice 13 abakwiriye kubahwa mu bubashye. Sibyo? Ariko mu bubaye mutabubahishije iki agahato kabo. Ntabwo nashakaga kuvuga bene abo kuko ni ukuvuga ngo iri ni itegeko ry'Imana Imana yashiriyeho ubuyobozi bwa leta. Iryo ni itegeko ry'ubuyobozi bwa leta kuko bakwiye kugira icyubahiro nk'abayobozi ba leta. Sibyo? Kuko nabira tubwira ngo ibya Kaisari mu ya Kaisari n'iby'Imana mu by'Imana. Bivuze iki rero? Bivuze ko muri uyu muhamagaro ntabwo harimo agahato ko kugira ngo uhatirize gutanga ibi nibi ku gahato. N'uwo guhatisha nawe nubwo n'ubuyobozi bwa leta ndagahato bagomba gushiramo kuko kuvuga ngo niba watoye umuntu mwiyumvamo akwiye kubayobora nk'uko bikwiriye nakora ibirenze ibyo ngibyo nawe ariho urubanza. Urakoze cyane. Ibyo rero ntabwo dukeneye iki ntabwo dukeneye ibintu by'agahato nk'ako ngako. Oya agahato karanje. Reka mboro ufite kano kanya ko nduhukiyemo nindangiza mbyuke njyewe buno ndakazi mfite. Ubu ngubu ni ukwiga ibitabo by'abandi ngabirangiza. Ni ukwiga igitabo ngakirangiza. Hanyuma iyi video yawe reka nyumve neza. Yumve. Navuze agakiza nasobanuye agakiza niki? Agakiza ni impano duhabwa n'Imana. Itabiteye ko hari ibikorwa twakoze ari imirimo myiza twakoze. Ngaruka gusobanura amaturo niki se amaturo atangwa ate amaturo ahabwa ndi amaturo agenewe ndi. Urakoze cyane ibyo byose biranditse ibyanditswe byera bibira naga ryo wayanditse. Sibyo? Yego. Urabyumva neza n'imirongo byose birimo. Urakoze cyane. Sawa.